Ibihe byiza aho uri wese ndagusuhuje wowe wakunze subscribe rwose ni iby'agaciro kuri wowe. Noneho rero abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba ndabasuhuje, ndabisiguyeho mwiriwe neza aho muri hose, cyangwa se igitondo cyiza bitewe n'igihe urabona ino video, cyangwa se bitewe n'igihe urabasha kureba iki kiganiro cyawe witonze kandi utuje. Wowe rero ukoze subscribe ni iby'agaciro kandi ndagushimiye cyane, ni iby'agaciro kuba waradukandiye subscribe, ni iby'agaciro kuba warakoze subscribe rwose. Ariko mbanje kugusuhuza cyangwa se mbanje kukwiseguraho nkubwira ni noneho muri filime yacu Inzira y'umusaraba twakunze turi benshi cyane, nimuza twirebere iki kiganiro cyangwa se ubusesenguzi buvuga uko cyaranze ino filime yacu Inzira y'umusaraba, cyangwa se bivuga uko tuzagenda tuyireba kugira ngo tuzabashe kumenya aho tugenda tubana, cyangwa se tugenda dukurikirana n'andi ma episode ari imbere ateganyijwe kandi azaduha ibyishimo, kandi cyangwa se akaduha icyo twakwita nka show. Ndagusuje rero mbikubwira nanone wowe ukigera aha ngaho ukiri mushyashya, kora subscribe ukore umuryango wacu nawe ujoyininge kugira ngo video tuzajya dukora yose izajya ikugeraho uri mu bantu ba mbere. Fungure n'akazogera kugira ngo video tuzajya dukora rwose nawe ijye uyakira isaha ku isaha, cyangwa se igihe ku gihe tuyishyizeho rwose ujye tubona video yacu, kandi wandike na comment uko ubibona ibintu, cyangwa se uko wumva tukugezaho ibintu. Niba tukubeshya nabyo turabigusabye ubitubwire kugira ngo tuze kumenya niba turi kumwe cyangwa se tutari kumwe. Tudatinze rero tutiyaje Nyanza niko umunyarwanda yavuze, reka dutangire tureba neza ibyaranze ino filime yacu, cyangwa se ibyaranze Inzira y'umusaraba. Bigeze kuri season ya 5 rwose, episode ya 2. Urumva ko ari filime ikunzwe cyane, kandi kugeza na n'ubu iri mu mafilime nka top 10 mu mafilime ari kurebwa neza cyane hano mu Rwanda, cyangwa se filime zirimo gukurikirwa hano mu gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi ari cy'u Rwanda. Hanze naho rero ntabwo twakwibagirwa yuko nabo ino filime bafite uruhare mu bantu bayiteza imbere cyangwa se bayireba. Ni benshi cyane rero aho bagiye bari mu bihugu byabo. Nawe nimba uri Burundi cyangwa diaspora, cyangwa se abandi bantu badukurikira, nabo batubwira from ahantu baturuka nyine, kugira ngo tujye tubana tuzi neza abo turi kumwe, aho bavugana cyangwa se aho bavugira cyangwa aho baherereye. Uno munsi rero nyuma yaho Emile n'uwita Kamarade bavumbuye Anita ahari rwose, ababwira ati bari hafi aha ngaha nta nubwo baba bari kure, ni iby'agaciro kuba bamubonye akiri muzima. Urabona ko rwose Emile mu byishimo byinshi yari arimo guhobera Anita, amuhoberana ubwuzu, urugwiro n'ibindi byinshi. Rero murabizi ko abashize twasize kwa Rugema hari gushya we na Anita, twakwibaza ngo ese noneho ubu ngubu byaba bigeze. Rero we niba warakanze subscribe rwose ni iby'agaciro, kandi uzagenda ureba byinshi, cyangwa se tuzagenda tubana muri byinshi, aho tureba amafilime menshi harimo Umusore w'umukire, Agahinda k'imfubyi, ndetse n'iyi Nzira y'umusaraba. Tutibagiwe n'indi filime cyane ikunzwe cyane y'uyu mugabo rwose Kamarade wita Urwibanga, nayo tugenda tuyireba hano kino channel. Icyo nkusaba wowe ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Naho buri twe ntabwo twabashyira ngo turi abandi bitira amafilime, ntabwo turi babandi bavuga ngo channel ni yacu, ahubwo ntabwo twebwe dukora gutya. Twebwe icyo dukora ni ukuza dukora ko twaguteza imbere, tukaguha ibyishimo, nawe dukanda subscribe ukatubwira no muri comment ukuntu ibikorwa byacu bibona, cyangwa se ukuntu bigenda gake gake. Abo twarebanye episode ya 98 igishira 99 muri season ya 4, murabyibuka yuko rwose uwo bita Cyusa yari arimo gusaba imbabazi rwose. Iribagiza ariko yari yamutsembeye, yari yanze kumuha imbabazi. Murabyibuka ko benshi twabasize, twakwibaza ati ese muri episode ya 2 rero imbabazi baba bazitanze. Ni byinshi turareberamo hano, ariko murabizi ko ngiye najya mbarira umwanya, ntabwo njya mbasesagurira igihe, ahubwo reka mabwire ngo duhure mu video ataha. Gusa ibyo ndakeka turebye muri episode ni uko uwo bita rwose Anita akaba abonetse rero mu gihe cyiza cyane cy'uko n'abangaba nabo bari barimo bakora iki, bamushaka. Murabizi ko rero twari turimo tuvuga ati aho kwa Cyusa na Iribagiza, Cyusa yari yasabye imbabazi bazimwimye, akaba ari nacyo gihe yamenye yuko Iribagiza rwose igihe cyose bamaranye burya yarebaga, yari mutaraga. Nibwo yabimenye rero, ntabwo twamenye uko bihagaze. Nabyo rero ni ukuza gukurikirana izino filime episode. Nabizi ko iyo mumaje kureba ikiganiro, cyangwa se mumaje kureba filime, mpita muza kureba hano tukirebera ikiganiro cyacu. Reka niba kubatinza rero babwiye ngo ibihe byiza, dore mu video ataha. Ciao ciao, kana subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Bye.